twakire umwe mu babyinnyi bagize itorero rya UR ishami rya Nyagatare. Muraho neza? Muraho neza. Ni amahoro pe, ndashima Imana. Mwatangira mwibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Biaka Abdul Ghaniyu, naye ndi intore mu Ndatwa. Turishimye cyane, twatsindiye umwanya wa mbere, igihembo nyamukuru twakibonye, nubwo cyari kituraje inshinga, gusa nabyo nirindi shimwe mu rindi. Ikituraje inshinga ni ukuzatwara n'igihembo nyamukuru ku rwego rw'igihugu ejo bundi aha ngaha nitujya kurushanwa ku rwego rw'igihugu mu mujyi wa Kigali. Murakoze. Nk'uko bigaragara ni amarushanwa atari yoroshye. Ese ni irihe banga UR Nyagatare itorero ryanyu ryakoresheje kugira ngo mubashe kwegukana iki gihembo cya miliyoni y'u Rwanda? Ibanga nta rindi, ni ukwitoza cyane, kubishyiraho umutima, kubikora tubikunze, ikindi kandi tukaniragiza Imana kugira ngo ibikorwa byacu byose aba ariyo itugenda imbere. Tunayiragiza yuko mu marushanwa ari imbere ku rwego rw'igihugu yazadufasha tukitwara neza, igihembo cy'umwanya wa mbere tukagitsindira. Tubifurije amahirwe. Murakoze cyane. Yes, reka duhe akanya n'umwe mu bakaraza ba UR ishami rya Nyagatare. Uraho neza? Muraho neza namwe. Watangira wibwira abadukurikiye. Murakoze. Amazina nitwa Irasubiza Jean d'Amour, aba ndi umunyeshuri muri Université nkuru y'igihugu muri education. Ikindi nkaba ndi umukaraza mu itorero ryitwa Indatwa. Tukaba rero twabonye umwanya wa mbere kuko twarawuharaniye, twarakoze amanywa n'ijoro, ntako tutagize rwose, twashyizemo efuru, byadusabye imbaraga nyinshi mu buryo bwa finance, mu buryo bwo kwitanga, mbega ni ibintu bitari byoroshye, ariko nyine intsinzi twayegukanye ni ibintu byadushimishije cyane. Mukomeje ku rwego rw'igihugu, ni iki mugiye kongeramo kugira ngo naho muzabashe kwitwara neza? Ku rwego rw'igihugu birumvikana, dufite icyizere 100% ko naho tuzegukana intsinzi. Icyo tugiye gukora nk'uko abayobozi bacu babidushishikarije ko hari ibintu tugomba gukosora mu bintu twajyaga dukora, niyo mpamvu natwe ereri zagiye zibonekamo wenda zatumye tutuzuza 100% nubwo twabaye aba mbere, tugiye kuzikosora. Umurava, ingufu, kwitanga tubyongere ku buryo ki tuzagira umwanya wa mbere no mu gihugu. Murakoze. Yes, turacyari muri UR ishami rya Nyagatare, ahari gusozwa amarushanwa y'imbyino gakondo. Ni imbyino zahuje kaminuza zitandukanye ndetse n'amashuri makuru biherereye mu ntara y'Iburasirazuba. Tukaba tugiye kwakira umwe uhagarariye itorero ryegukanye umwanya wa mbere. Ndumva waseruka utamvuga inengwa kandi mfite imyaka. Urwego rutegamirwa n'ibigwari nyamuca mu gitaramo igitondo kigatangaza ngo nubwo duteye kuri Nyakibungo atikuranye ingoga n'ingabo yanjye na rimwe ntiyasubira, nagira ngo aho shinjwa atabahame umutwe umutwari Nyagasani ati muri imbere rwanga kugabira agatsina Ndatwa cyane bitarabaho. Murakoze cyane kuduha umwanya. Nibyo koko uyu ni umuco wacu kandi utwizihira. Ni amarushanwa twiteguye iminsi myinshi, nubwo atari myinshi cyane, ariko iyo ngiyo yose ntabwo twakoraga ubusa. Rero imihango ya Kinyarwanda hari ukuntu bajya bavuga ngo nk'uko utirora inyuma Imana y'u Rwanda bari kureberera ku manywa na nijoro. Natwe nibyo, nta handi twishingikirije uretse muri kamere yacu, mu mizi turandarandaho tugakunda tukema, nuko tubaye Indatwa. Yego, nibyo mwegukanye umwanya wa mbere muri aya marushanwa, murakomeje ku rwego rw'igihugu. Niki mugiye gukosora kugira ngo no ku rwego rw'igihugu muzabashe kwitwara neza? Iyi ni imirabyo inkuba ziba zitaraza. Igihe cyose iyo umuntu akoze, udakosa n'udakora, igihe cyose umuntu akora aba afite n'ubushobozi bwo kuba yakosa, ariko icyiza ni uwigira mu makosa ye akabasha yagwa, akabasha guhaguruka akongera akema. Amakosa agenda aboneka, ugenda ubona nk'ibikoresho bigwa mu ngamba, ukabona umubyinnyi yarabitoye kandi ntabwo yabyemewe. Amakosa rimwe na rimwe yo kugira amakondera atuzuye, yo kugira umutagara utuzuye. Tekereza ko ibyo byose ni tugiye gushyira ku murongo, ubundi rero intwari tugaseruka, intwari batabikeka cyane. Yego, nibyo mwegukanye umwanya wa mbere, ariko se ni izihe mbogamizi mubona mu itorero ryanyu zakemuka, zakosorwa? Imbogamizi iteka ryose ntabwo zijya zibura. Igihe cyose umuntu hari icyo akora agenda ahura n'imbogamizi. Rimwe na rimwe twagiye tubona umwanya udahagije bijyanye n'igihe twamenyesherejwe ko amarushanwa ahari. Rimwe na rimwe n'izo mbaraga z'abanyeshuri zikaba zidahagije, tugakenera yuko badufasha, ubuyobozi butwitaho ariko bugenda bubikora kandi bugashyiramo imbaraga. Turashima rero izo mbogamizi, ntekereza yuko zaba zavuyeho, tuzitegura umwanya uhagije, tukagira umwanya wo gukosora igihe tutakosoye.
Niki wasaba kaminuza ibareberera, kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare? ikure mu ruge rwose, uruhembe iri guforeraho ikomereza aho ngaho, ikomeze itube imbere, ikomeze dushyigikire ku manywa na nijoro, imenye uko tubayeho, ishyiremo imbaraga, ibikoresho dukenera tubibone, ibyo twifashisha tubibone, mbega itube hafi, twizeye yuko natwe tuzayiba hafi cyane. Turabashimiye cyane. Igira Imana mu Rwanda. Murakoze.